Hagayi igice cya mbere turasoma duhereye ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 6. Haranditse ngo mu mwaka wa 2 wo ku ngoma y'umwami Dariyo, ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa 6, ijambo ry'Uwiteka ryazanywe na Hagayi umuhanuzi kuri Zerubabeli mwene Sheyalutiyeli umutegeka w'Ubuyuda, no kuri Yosuwa mwene Yosadaki umutambyi mukuru ati: Uwiteka nyiringabo aravuga ati, ubu bwoko buravuga buti, igihe cyo kongera kubaka inzu y'Uwiteka ntikiragera. Ubu bwoko buravuga buti, igihe cyo kubaka inzu y'Uwiteka ntabwo kiragera. Dukurikije ibibazo biriho, dukurikije intambara ziriho, dukurikije ibyo abahanuzi bavuga, ntabwo igihe cyo kongera kubaka inzu y'Uwiteka kiragera. Ayo ni amagambo yavuzwe na Yosuwa umutambyi, avugwa n'umwami Zerubabeli mwene Sheyalutiyeli umutegeka w'Ubuyuda. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Uyu Yosuwa ni umwe wagendanye n'Abisiraheli, bagendana mu butayu, bararuhana mu nzira zose kuri Yorodani. Ntabwo narondora inzira baciyemo mu butayu, ntabwo narondora imyaka babaye mu Egiputa, ariko bageze i Kanani, Yosuwa abona ko atari igihe cyo gusenga, abona ko atari igihe cyo kubaka inzu y'Imana, abona ko atari igihe cyo kugira ishyaka ry'inzu y'Imana ngo ayubake. Bene data, inshuti z'umusaraba, nyamara munyemerere tuganire. Mu gihe gikomeye nicyo gihe cyo gukorera Imana, mu gihe kiruhije nicyo gihe cyo gukorera Imana. Reka mbabwize ukuri, reka nkubwize ukuri, igihe kikugoye nicyo gihe cyo gukorera Imana. Igihe ubona nta nzira nicyo gihe cyo guhaguruka ugakorera Imana. Ntabwo gukorera Imana ari mu bihe byiza cyangwa se igihe ubohotse. Mutegeka w'Ubuyuda ni umutambyi mukuru, barihandagaza babwira rubanda, barababwira ngo mwumve tubahe mesaje. Ntabwo ari igihe cyo kubaka urusengero, ntabwo ari cyo gihe. Ariko Hagari ahabwa mesaje, aragenda arababwira ngo nimwumve yemwe mutambyi mukuru n'umutegeka mukuru w'Ubuyuda, nimwumve. Birakwiye ko mwibera mu mazu y'ibitabashwa, narwo uru rusengero rukaba umusaka. Birakwiye ko mutura mu itaje, mwari abanyamasengesho, mwari abashumba beza, mwari abaririmbyi beza, ariko uru rusengero, uyu mutima
ugakena ibihe byo gusenga, ugakena ibihe byo kwiyiriza ubusa, ugakena ibihe imbaraga zikagenda zigashira, warangiza ukarenzaho n'ijambo ngo ntabwo ari igihe cyo kubaka uru rusengero, ntabwo ari igihe cyo gusenga, ntabwo ari igihe cyo kwegera Imana. Icyo gihe nikigera tuzakimenya. Nshuti z'umusaraba, ibihe byiza byikwibagiza Imana, kuva mu butayu kwawe byikwibagiza Imana, kuko wibuka ko hari igihe wasengaga utagira umupaka, utagira n'ikiguhagarika. Yosuwa abwira abakristo, arababwira ngo ntabwo ari igihe cyo kubaka urusengero. Nyamara Imana iritegereza, ibona ko ikibazo Yosuwa afite, umutima we wasinziriye, umutima we wasinziriye. ngo icyakora abayosuwa bumva iyo mesaje bayumva vuba. Imana ngo ikangura imitima yabo, barongera barabyuka bakorera Imana. Igihe kirageze ndetse kirasohoye ko abantu bakanguka bagakorera Imana, utitaye ku magambo wumva n'ibyo ubona n'ibyo uhura nabyo, ugahaguruka ugakorera Imana. Nakubwiye ngo mu gihe kigoye nicyo gihe cyo gukorera Imana, mu gihe kiruhije nicyo gihe cyo gukorera Imana. Ntabwo ari igihe cyo gucogora, nta nubwo ari igihe cyo gusubira inyuma, nta nubwo ari igihe cyo kurambirwa. Ni igihe cyo kubabazwa n'umurimo w'Imana. Sinzi nimba uri kunyumva. Ni igihe cyo kubabazwa, cyo kubabazwa n'umurimo w'Imana. Ni igihe cyo kunihishwa n'umurimo w'Imana utagenda neza. Yewe munyamasengesho ugahaguruka ukajya gusenga, yewe mwinginzi ugahaguruka ukajya gusenga, yewe muhanuzi ugahaguruka ugasengera ibyo bihe tugezemo. Biragatsindwa guhabwa mesaje yuko ibihe bitazagenda neza, ukabisengera ngo byihute bibe kugira ngo wemerwe kuri umuhanuzi cyangwa kuri umukozi w'Imana. Ugasengera igihe kibi wahawe, ukabona wenda igihe kiri imbere hazatera inzara, Imana ikabikubwira ko hazatera inzara, aho kugira ngo usengere icyo gihe ahubwo ukagitebutsa kugira ngo wemerwe. Nyamara reka nkubwire, ntabwo byari bikwiye, nta nubwo biboneye. Oya, si cyo gihe. Niba uri umunyamasengesho, niba uri umutambyi, niba uri umuririmbyi, niba uri umuhetsi uhetse iby'Imana, nicyo gihe cyo guhaguruka, nicyo gihe cyo gukorera Imana kuruta ubwa mbere. Ntabwo ari igihe cyo gucogora, ntabwo ari igihe cyo kubwira abantu babwira ngo ntabwo ari igihe cyo gusenga, si igihe cyo kwinjira mu nsengero babwira ngo zarahumanye zaranduye. Ese reka nkubaze, cya gihe wazisengeragamo ukazimaramo igihe utagira epfo na ruguru, nta rwara ugira, kamvuga iryo jambo wenda ndikoreshe munyihanganira, nta rwara ugira ngo kwishima, nicyo gihe wibutse ko insengero zahumanye. Nshuti y'umusaraba, Yosuwa aravuga ngo ntabwo ari igihe cyo kubaka urusengero, ntabwo ari cyo gihe. Wenda mu gihe ari yirazirebaga akabona wenda ni akajagari simbizi, akabona biteye iki n'iki, akabona ni isesame umurimo w'Imana,
arangije atanga iyo mesaje. nyamara Imana ibabonye ibona ko ari ko bacogoye. Reka nongera ngutangariza akantu kamwe, ntabwo ikibazo ari igihe tugezemo, nta nubwo ikibazo ari akajagari k'insengero, nta nubwo ikibazo ari akajagari k'umurimo w'Imana, ahubwo ikibazo uhagaze ute? iby'Imana urabitwara ute nshuti? iby'Imana urabitwara ute? nyamara kera wababazwaga n'umurimo w'Imana ukaniha umutima ukababara, ariko ubu ntabwo umutima ukibabara. oya, ntabwo umutima ukibabara, ntabwo ukibabara rwose, ahubwo uyu murimo w'Imana usenyutse urishima. iyo wabaga muri korali ukumva ngo harimo amatiku cyangwa se ngo harasenyutse, wenda we barakunanije ukavamo, cyangwa hari ibyakunaniye, urishima ukavuga ati n'ubundi nari narabivuze ko ibi bintu bitazamara kabiri. nyamara reka nkwibutse ko hari igihe kimwe ngo abana b'Imana bazamutse bagiye gushengerera, ngo na Satani akazamukamo batamubonye, akabonwa n'Imana yonyine, ikamubaza ngo mbese urimo urakora icyo, uvuye hehe? ese wari uzi ko icyo gihe kibaho? hari igihe rero abantu bajya kurepeta, Satani nawe akahicara, bajya gushumba, Satani akahicara, ukabonaho kugira ngo umurimo w'Imana wubakike, ahubwo amatiku n'intambara biri kurushaho gutera imbere bikajya hejuru. wewe rero wagira amahigo wenda Imana yarabikunyujijeho, ukabona wenda kurari nimeze neza, mwiyerekwa ku ruhimbi n'ibimeze neza, ukabona nicyo gihe cyo kwamamara kwawe, ukabona nicyo gihe cyo gukomera kwawe kubera mesaje wahawe. nyamara nshuti, cyari cyo gihe cyo kubabazwa n'umurimo w'Imana, ukibaza ngo mbese ko mbonye mesaje itari nziza, mwari kinkorene? ubu ruguhaguruka kubera mesaje, ati nari narabivuze, nari narabihanuye ko ariko bizagenda. nyamara reka mwibutse ijambo rikomeye. Nehemiya yumva amakuru ko iwabo i Yerusalemu aho yakomotse habaye amatongo. yumva amakuru, azanirwa inkuru, yumva ko i Yerusalemu habaye amatongo. Nehemiya arababara, aravuga ati mu kwezi kwitwa Kisilevu mu mwaka wa 20, ubwo nari ibwami i Shushani, Hanani wo muri bene data yaraje azanye n'abagabo bavuye i Buyuda, mbabaza inkuru z'Abayuda barokotse, abari barasigaye batajyanywe ari imbohe, mbabaza n'inkuru z'i Yerusalemu. barambwira bati abari batagiye mu bunyage bagasigara mu gihugu cy'Ubuyuda bagize amakuba menshi, baratukwa kandi inkike
z'i Yerusalemu zarasenywe n'amarembo yaho yarahiye. N'amarembo yaho yarahiye. Maze kumva izo nkuru ndicara ndarira, mara iminsi mbabaye, niyiriza ubusa nsenga imbere y'Imana nyir'ijuru nti ndakwinginze Uwiteka Mana nyir'ijuru, Mana nkuru itera ubwoba, ikomereza isezerano n'imbabazi abayikunda bakitondera amategeko yayo. None tegera ugutwi kwawe kumve, n'amaso yawe arebe, wumve gusenga umugaragu wawe nsengera imbere yawe muri iyi minsi ku manywa na nijoro. Abagaragu bawe b'Abisiraheli, natura ibyaha Abisiraheli twagukoreye. Nehemiya yumvishe izo nkuru ko iwabo batagisenga, n'abasigaye bitabagendekeye neza, aricara arababara agira agahinda, abwira Uwiteka, aramubwira ati Uwiteka Nyiringabo Imana, nyemerera nkubwire ijambo rikomeye, uri Imana y'imbabazi, kandi ikindi ntabwo twapfuye kujya mu bunyage, twabitewe n'ibyaha byacu. None nyemerera nkwaturire nkubwire ibyaha bya bene data n'ibyaha byanjye, twature turebe ko watugirira ibambe. Amaze kumva iyo mesaje, ntabwo yigeze ayamamaza ashaka kwamamara, ahubwo yaciye bugufi bimukura no mu rugo rw'ibwami Ishushani, aremera arahava. Aravuga ati nsezeye ibwami, nsezeye ibiryo byaho, nsezeye ibyo kunywa byaho, nsezeye uburyamo bwaho, ngiye mu matongo y'iwacu, ngiye kwemera amazure, nubake mu ntambara nyinshi, mu makuba menshi, nubake. Bakristo bavandimwe, ubu turi mu gihe gikomeye, iyi turi mu gihe kigwaye abakristo, n'intambara z'abakristo mu buryo bw'umwuka. Ariko aho kugira ngo bazigwana mu buryo bw'umwuka, ahubwo bamwe barasenya abandi, bavuga ngo nari narabivuze ko ibi bintu bizabaho. Wari warabivuze nibyo, ariko se ko wumvishe iyo mesaje ko igihe nk'iki bizagenda gutya, wakoze iki? Ahubwo aho kugira ngo usenge, aho kugira ngo ufate umwanya, uri gufata umwanya wamamaza iyo mesaje nk'aho ari ubutsinzi kuri wowe. Ntabwo ari Imana yari igukeneyeho, si Imana yari ikwitezeho mu gihe gisa n'iki ngiki. Yari yiringiye kuzumva iyo mesaje, ugahaguruka ugasenga, ukanihira bene wanyu, ukavuga ati ese Mana kumbwiye ko igihe n'iki ngiki bizagenda gutya, ntabwo wakigarura. Ayiwe, Yosuwa umutambyi haravuga ngo ntabwo ari igihe cyo kubaka. Rwose bakristo nimwivune, ntabwo ari igihe cyo kubaka. Oya, Mana we, ntabwo ari igihe cyo kugira gute, ntabwo ari igihe cyo kubaka. Murura ku rusengero ruhirime, ariko Hagari aratumwa azana mesaje, arababwira ngo mbese birakwiye ko mwibera mu mazu y'ibitabashwa, ariko uru rusengero rukaba umusaka. Ariko barokore
inshuti z'umusaraba, igihe wishayishaga mu gahuru wasezeranye n'Imana ngo nundokora nzagukorera ku manywa na nijoro, none ibyo wiyemeje birakunaniye. Hari igihe cyageze umuntu akajya abwira Imana amasezerano y'ibishoboka n'ibidashoboka. Baroko icyo gihe muracyibutsa se? Hari igihe cyageze ukabwira Imana amasezerano y'ibishoboka n'ibitashoboka, ukayisezeranya kuzayikorera mu gihe kigoye no mu gihe cyiza. Ukayibwira ati Imana, amahoro naboneka, amahoro nahinduka ndokora, kankura muri ibi bintu, Mana nzagukorera. Ese igihe wabwiraga Imana ngo uzayikorera, wari uzi ko uzageza amagingo? Abenshi twumvaga viziyo veni, haba abakuze n'abatoya, tukumva ko iyo viziyo tutazayigeramo. Ni ukuri ndakurahiye, twumvaga ko abenshi batazagera muri viziyo iyi. Rwose twakumva imihigo y'igihugu, twakumva ukuntu u Rwanda ruzaba rwubatse, tukumva ni paradizo ntituzarugeramo. Ariko abenshi twageze muri viziyo veni, aho kugira ngo dushime Imana, aho kugira ngo dusenge, aho kugira ngo dusengere umurimo w'Imana, ahubwo turawusenya, tuwusenyesheje akarimi kacu. Abanyamasengesho banihiraga umurimo w'Imana, ubu nibo bari kuwusenya bifashishije mesaje, bavuga ati twabonye, tweretswe ko mu kwa gatanu imvura izagwa ari nyinshi, amazi akagenda, ibiti bikagira gute, yabona imvura iguye koko nk'uko yabivuze, amazi asenyutse, imirimo itengutse, akagaruka tuzi ko narabivuze. Ariko baroko ntabwo ariko byakagombye kugenda. Wakagombye kubabazwa n'iyo mvura Imana ikweretse, ukayibaza ati ese Mana ko iyi mvura izagwa, n'abene wacu babigendaniramo, none wagize imbabazi, turakwinginze. Nehemiya ngo agira agahinda mu mutima, aravuga ati iwacu harasenyutse, ni mu matongo, niyita kureba ko hari ibwami, araniha, agira agahinda. Ntabwo nshaka kubabwira inkuru za Nehemiya, ni ndende. Muzi ko yashyizeho abarinzi, yashyizeho n'abubatsi, aremera ngo bubakaga ngo ukuboko kumwe gufashe inkota. Nawe atekereza, ayiwe, muba bagwanashyaka mu buryo bw'umwuka, muba bagwanashyaka mu buryo bw'Imana. Kuba itorero rigutenze ntabwo bivuze kugenda wamamaza ibihuha. Kuba itorero rigushyize inyuma ntabwo bivuze gucogora, ahubwo nicyo gihe cyo kongera gusenga. Nimba ko kurengana, nimba ko barakurenganyije, kuko turi abantu, ntabwo turi abatagatifu, turi abantu. Niba barakurenganyije, nicyo gihe cyo gusenga, cyo gusubiramo imbaraga, cyo gukomera. Ayiwe, Yosuwa ati ntabwo ari igihe cyo kubaka rwose, nimwivune, ntabwo ari igihe cyo kubaka insengero. Nkurikije uko ibihe bimeze, nkurikije uko Imana yabimbwiye, nkurikije, nimwigore ibihe. Barokore, nimuhumuke, ndabasabira ku Mana, ndabingingira ku Mana ngo Imana ikangure imitima yanyu. Ndabasabira ku Mana, ndabingingira Imana ngo Imana ikangure imitima yanyu. Narimvuze ngo ndabasabira ku Mana, mbingingire ku Mana, Imana ikangure imitima yanyu. Kandi birakwiye,
birakwiye ko imitima y'abantu ikanguka. hari abantu bazi ko bari maso ariko barasinziriye. hasubiremo se, hari abantu bazi ko bari maso ariko barasinziriye. hari igihe uzi ko uri maso ariko warasinziriye, n'Imana ikureba ikabona warasinziriye. kubera iki? Yosuwa ari mu butayu yari afite intambara, nta n'ibyiringiro byari bihari ko bazagira muri ayo mata n'ubuki babwirwaga n'Imana, ariko kubwo kwizera barizeye bagera i Kanani. bageze i Kanani, tekereza nshuti, ese ari igihe cy'ubutayu wanyuzemo n'igihe cy'ubu ngubu urimo, igihe gikomeye ni ikihe? aho ugomba kwamamaza ko atari igihe cyo gusenga ni ikihe? tuvugisha ukuri, ari igihe cy'ubutayu wanyuzemo ukihanganira intambara, ukihanganira uruvugo, uri muri korari, uri umunyamasengesho, bagucira mu maso, bagusuzugura, ukihangana ukihangana. uzi ukuntu wihanganiye ubutayu? warabwihanganiye nshuti, wikomeje ku Mana, wasenze ashoboka n'adashoboka. ariko ubu ngubu uburyo bimeze, uburyo bihagaze, gusenga wapi? gusenga nyine ni ku mibare, ni ukuburana n'Imana. ni ugusenga ku mibare. gusenga kuki? ku mibare. gusenga kuko ubyiyumvamo, gukorera Imana kuko ubyiyumvamo. Yosuwa arasinzira ntiyabimenya, asinzira mu buryo bw'umwuka ntiyabimenya. hari abantu dufite basinziriye mu makorari ntibabimenya, hari abahanuzi basinziriye ntibabimenya, hari abashumba basinziriye ntibabimenya, hari abaririmbyi basinziriye ntibabimenya, hari abahetsi basinziriye bahekaga umurimo w'Imana ntibabimenya. bahabwa meshaje ko igihe kizaba kitameze neza, ko insengero bazazifunga, akagira ngo ni ugukanguka niwe uri maso, agahita agenda agatera agatebe, agatera na kamera, ati mwumva uko Imana imbwiye, hari igihe kigiye kugera insengero bakazifunga. ese urumva ari bwo butsinzi? ntabwo ari bwo butsinzi. sinako ari ubwo wakagombye kurwana intambara, ahubwo wagasobanuje Imana, wakagombye kuniha umutima wawe, ukaniha ukavuga ati ese Mana, ntabwo watubabarira ibyaha. niko Nehemiya yavuze, avuga ati ndatatse, nakira bene data, nakira bene wacu, twarakubabaje, twagucumuyeho, twavuye mu buntu bwawe, twarakuretse, ariko Mana nyir'imbabazi, nyir'ibambe, itinda kurakara, Mana y'abasogokuruza, tugirire ibambe, tugirire neza. Oh my God. tujye gusenga Imana, tujye gusenga Imana, ariko wirebaho, witekerezaho, wibaza atese igihe gisa n'iki ngiki si cyo gihe cyo kurwanira Imana ishyaka, aho kugira ngo ibure abantu bayigwanira ishyaka, ahubwo Imana igwije abantu basenya umurimo w'Imana, banabyishimira ko korari yasenyutse, ko insengero runaka zasenyutse, batagisenga, akumva n'ubutsinzi kuri we. uzi ko abantu basengana ibikomere, uzi ko abantu bahanurana ibikomere, uzi ko abantu bashumbana ibikomere, kubera ibyo wahuye nabyo muri Girisi, kubera intambara wahuye nazo.
ukumva nta cyiza, wakumva ikibi kibaye kavuga ati n'ubundi nari narabivuze, nari narabibabwiye. Ariko Nehemiya byarashobokaga ko yumva iriya nkuru akayamamaza, nawe agatera agatebe agatera kamera akavuga ati mwumve hari meshaje nakiye ku iwacu hasenyutse, ko nabo basigaye nabo akamamara akaba umusitari. Ariko ntabwo ari bwo buryo yashatse kwamamara. Oya, yagize agahinda mu mutima, arababara avuga ati koko na za nsengero barazisenye, na za nyinshi zarasenyutse, n'aba bakozi b'Imana nabo narinzi twasenganaga. Aragendera ababara, umwami arabibona abona ko yababaye, aramubwira ngo wabajwe n'iki, amubwira agahinda ke, arangira amubwira ati ngaho genda, amuha rekomandasiyo yo kugenda ngo yubake inkike z'iwabo, yubake amarembo, yubake insengero. Hayiwe, narivuze ngo mu gihe cyawe cy'ubutayu waremeye urihambira ukorera Imana, waremeye bagucira mu maso, waremeye urasuzugurwa, inzara ari yose ukorera Imana, ibibazo nawe wari ufite ni byinshi, ariko ukorera Imana. Ariko igihe gikwiriye nk'iki ngiki Imana igushubije, utangira kubona ko ari cyo gihe cyo kureka umurimo w'Imana. Ubona ko ari cyo gihe cyo kureka umurimo w'Imana, ukicara ukabwira abantu, ukababwira ati mwumve, nimusohoke mu nsengero, nimusohoke aho musengera. Basohoke bajye he muroko, basohoke bajye. Nimba ubona insengero, nimba ko kubona ko meshaje ufite insengero zitameze neza, wasenze Imana ikabigenza neza, ko ariyo nyiribambe, ko ari itunganya umurimo, ko ariyo nyiri torero, naho amarembo y'ikuzimu atabasha umwami aduhana umugisha, kandi Imana itugirire neza, Imana itwiteho, Imana idusubize intege mu bugingo. Twaracogoye ntitwabimenya, twaraguye ntitwabimenya, twasubiye inyuma ntitwabimenya, kubera ko tucyumva ijwi tugira ngo turacyahagaze, kubera ko tukerekwa tugira ngo turacyahagaze, kubera tugira ngo turacyahagaze. Niko na Yosuwa yari ameze mu gihe cye. Yumvise mesaje abwira abakristo ngo ntabwo ari igihe cyo kubaka urusengero, ariko Yosuwa atumwa n'Imana aravuga ngo mbese birakwiye ko mwibera mu mazu y'ibitabashwa, ariko uru rusengero rukaba umusaka. Abantu baracogoye, abantu basubiye inyuma kubera ibyo bahura nabyo, kubera intambara nyinshi. Ariko nkutangariza ijambo rikomeye, nicyo gihe cyo kuyikorera, nicyo gihe cyo guhaguruka, nicyo gihe cyo kwicomeka mu masenyi, nicyo gihe cyo komatana n'Imana. Tugiye gusenga, tugiye kwinginga Imana, tugiye kwibwira ngo Uwiteka we, twaracogoye, twasubiye inyuma, hari inshingano twataye mu buryo bw'umwuka. Cyagiye wasengeraga umurimo w'Imana ntabwo ukibikora, ahubwo usengera mesaje wabonye ukayibwira ngo bisohore. Niba Imana ikweretse runaka, rwose urabisengera ati bize, bisohore, bimubeho. Murokore munyamasengesho, mwinginze, ese niko byakagombye kugenda. Nyamara hari uwabonye mesaje haravuga ngo mbese yabyihanganira ate ko ari mutoya. nitureke Imana ikora ibyayo,
icyacu ni ugusenga, ni ukunihira umurimo w'Imana, ni uguhagarara mu cyuho, ni ukubaka inkike zasenyutse. Mana turagushimye, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye ko uri umwami w'amahoro, tugushimiye kugira neza bugacya bukira, tugushimiye ko uri Imana y'ibambi, tugushimiye ko uri Imana igira imbabazi. Witegereza Yosuwa kandi ari umutambyi, witegereza Zerubabeli mwene Shaliyatiyeli, umenya ko baguye, umenya ko batagihagaze, ubagirira ibambe, ukangura imitima yabo, kangura imitima y'abanyamasengesho, kangura imitima y'abashumba, kangura imitima y'abaririmbyi, kangura imitima y'abahanuzi, kangura imitima. Abantu bongere banishwa n'umurimo wawe, bongere babazwa n'umurimo wawe, bongere babitekerezeho, bongere bubakwe nk'amabuye mazima, babinzu y'umwuka wera kugira ngo babone kurama. Bifuza amata y'umwuka adafunguye, batange imibiri yabo ibi bitambo bizima. Turagushimiye, urakoze kubikoze kandi kubikoreye kwiyubahisha. Tubisabye Imana mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza.